Ndatekereza ko wiriwe neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye wowe ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Iyi modoka ni hatchback. Iyi modoka irashaka miliyoni 7,500 nta gukatura. Byumve neza, ni amafaranga miliyoni 7,500 nta gukatura. Banzu yitegereza, iyi ni hatchback manuel. Yirebe neza ntize kuba yagucika. Iyi ni imodoka y'inzozi zawe. Nakubwiye ngo aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe bigukore ku mutima, ibindi bigukore ku bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Niyo nkubwira nti kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Reba imodoka papa, reba imodoka. Iyi modoka iracyari nshyashya. Iyo ni Burashari TV nk'uko nabikubwiye. Nitwe dutunganya imisoro twatumwe kuri 98%. Kurikira banzu reba, ahangaha barakwereka imodoka. Reba, barakwereka imodoka nyirayo arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse. Nta byo gutinda, arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse. Imodoka ntitinda. Ndagira nkubwire ngo iyo ducuruza imodoka, iyo cyangwa niba ukurikira Burashari TV ukabona imodoka ngenda nshyiraho, ntabwo zitinda. Ndakubwiza ukuri yuko icyumweru kimwe kidashobora kurenga imodoka kiri ku isoko. Utazabaza ngo nabonye imodoka ngo ese iracyahari. Reba ihari, kuko uyu munsi niba wayibonye ndakubwiza ukuri ko iminsi 3 ishobora kuba yagiye, kuko iyi ni Burashari TV. Niyo mpamvu kugira ngo nitwe dutunganya misiyo twatumyemo kuri 98%. Njye nk'ibisanzwe kuri mikoro ndi na Burashari. Reba kuri Instagram uzasanga na Burashari, nyandikira hanyuma tujye tuvugana. No kuri Facebook na Burashari. Iyi ni Burashari TV. Reba amapine y'imodoka, reba imodoka, yitegereze neza ntizabe yagucika. Hari ukuntu uvuga ngo mfite perime, nabuze akazi k'ubushoferi. Niba ufite perime cyangwa uri professional driver, ukaba ushaka akazi k'ubushoferi, kuki utagana Burashari TV? Burashari TV irazwi mu Rwanda, si mu mujyi wa Kigali gusa, irazwi mu Rwanda gusa, no mu mahanga barayizi. Hakurya y'imbibi z'u Rwanda naho barayizi. Mbona no gushimira abari Tanzania, abari Uganda, batwandikira kuri comment bavuga ati Burashari wow. Ati se ko mfite imodoka wamfasha kuyigurisha? Ndayigurisha. Niyo waba uri muri Tanzania ndayigurisha. Icyambere si uko nguhuza se n'umukiriya, nguhuza n'umukiriya hanyuma akagura, kuko muri iyi si no gufashanya. Banzu reba imodoka, reba amapine yayo. Iyi modoka iracyari nshyashya, nyirayo arashaka amafaranga ku buryo bwihuse. Arashaka amafaranga ku buryo bwihuse. Ntuyirebe gutya, yirebe neza. Ibaze imodoka twafashe igicuku cyose. Iyi modoka twagiye kuyireba igicuku cyose ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Nibwo iyi modoka twari tuyigezeho, kuko saa 4 z'ijoro. Ejo mu ijoro ryashize nibwo twagiye kureba iyi modoka. Nyiravuga ati mubanguke kuri Burashari muze mucuruza imodoka. Ndashaka amafaranga ku buryo bwihuse. Ndashaka amafaranga ku buryo bwihuse.
niko kwerekeza tujya kure imodoka y'agatangaza nk'iyi. Iyi modoka ushobora kuyisanga hehe? Iyi modoka iparitse neza Kigali, i Kigali Kicukiro, neza neza ugeze hariya Kicukiro ku muhanda, ahantu hafi neza ku muhanda ujya Saint Joseph kuri kaburimbo. Iyi modoka ntiparitse, nagira ngo ubwo ko nyirayo ashobora no kuyikuzanira aho uri, akayikuzanira ukayireba, ukayisuzuma, ukayizenguruka, ukayireba neza. Izi ni imodoka ziba ziri ku isoko uyu munsi neza. Ukurikira imodoka ziri ku isoko uyu munsi. Uyu munsi ku isoko hari imodoka bita Corolla Coupe, Corolla Coupe automatique y'1996 ishaka miliyoni 4,500,000. Ni ukuvuga ngo miliyoni 4,500,000 urabasha kuba wakwirukana iyi modoka nk'iy'agatangaza. Hari A26 Verso automatique essence ya 2002 irashaka amafaranga miliyoni 8,500,000. Reba neza uzumve neza ntizibe zagucika. Hari agakupe keza ko mu mama disi we, hari agakupe keza ko mu mama ushaka amafaranga cyane ka essence. Ni ukuri rwose agakupe karashaka amafaranga miliyoni 4,500,000. Ni ukuvuga ngo miliyoni 4,500,000 urabasha kuba wakwirukana akamodoka rwose. Nikaze kuba kagucika rwose ko ni akamodoka keza cyane. Hakaba ariko mbega imodoka we, reba imodoka uyitegereze, reba neza. Iyi ni Burashari TV. Hari ukuntu ushobora kuvuga ngo mfite ngo ubukwe ndashaka imodoka zo gukodesha. Twebwe tuguha imodoka zo gukodesha guhera ku munsi umwe kugeza ku minsi 20 ndetse no kuba twageze ku minsi 30. Ku minsi 30 ubasha kuba wabona imodoka rero ushaka, ubasha kuba wayikana kuri iyo minsi 30. Irebe neza, reba neza witegeze guhera hasi, reba iryo pine neza, reba kurikira. Ahangamba nakwije mu kibuga neza. Reba kurikira neza, hani muri Bikwarisi Burashari. Uyikurikiye neza kuba waza iyireba. Reba neza, reba. Ariko abantu baraheba. Niba ufite amafaranga rwose ndakubwiye miliyoni 7,500,000 urabasha kuba wakwirukana imodoka nk'iyi ngiyi. Ireba neza kurikira. Indi iri ku isoko ni Toyota Corolla Sport. Toyota Corolla Sport ni manuel, ikaba yarakoze umwaka w'ibihumbi 2002. Iyi nayo irashaka amafaranga miliyoni 7,500,000. Nakubwira ngo niba ufite imodoka ugurisha duhamagara kuri Burashari hanyuma tuguterekere iyi modoka ku isoko. Niyo mpamvu nakubwira ngo tunganye imisoro twatumemo kuri 98%. Ibisanzwe iyi ni Burashari TV. Burashari.